Kubera iki abantu bamwe batsinda bakagera ku ntsinzi, bakagira ubuzima bwiza, bakagira akazi keza, bakagira imibereho myiza ndetse ibintu byiza ukagira ngo nibo byakorewe cyangwa bo Imana yabaremye ari beza kurusha abandi, ariko abandi ugasanga basa naho ibintu byose byanze, baragerageza bagatsindwa, nta mutari ubatera, ubukene bwarabazengurutse hose, nta kintu cyiza bafite ahubwo baretse amaganya, ubukene no kwigunga. Ibi byaba biterwa n'iki? Ese ibi ngibi byaba bivukanwa cyangwa ni kamere y'abasokuruza baba barakuraze, cyangwa se ni imikorere itari myiza, cyangwa kuba umuntu baramuroze inyatsi n'ibindi? Sobanukirwa muri iki kiganiro turakubwira ibintu 8 bituma abantu bamwe batsinda abandi bagatsindwa, bagahora mu bukene, bagahora mu maganya ndetse bagahora inyuma mu buryo bugaragara. Ndakwibutsa ko uri kuri Kanguka Official, ndakwibutsa gukora subscribe ndetse no gukanda kuri notification kugira ngo ikiganiro cyacu uzajye ukibona mu ba mbere. Iyo wibajije iki kibazo ukibaza uti ni ukubera iki abantu bamwe batsinda abandi bagatsindwa, abandi bakagera ku ntsinzi abandi bakayibura burundu, usanga hari ibisubizo abantu batandukanye baguha, ariko muri rusange impamvu zihuriraho abantu n'abantu impamvu 8. Impamvu ya mbere ni uko abantu burya batumva agaciro k'igihe, burya abantu batsindwa ntibumva agaciro k'igihe, na ndetse bakitiranya igihe n'agaciro, cyane cyane burya umuntu iyo umubajije ngo se ku isaha ukorera angahe cyangwa mu kwezi, aba yumva umubajije ngo mu kwezi uhembwa angahe, kandi akahita agereranya umushahara we n'igihe, ariko burya siko biri, ahubwo burya umushahara wawe ayo winjiza cyangwa ayo winjiza cyangwa ayo uronka mu byo wakoze burya ajyana n'agaciro kawe. Agaciro rero burya niko kagena amafaranga ushobora kwinjiza, ubuzima ugomba kubamo ndetse n'ibyo ugeraho mu buzima muri rusange. Burya kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi no kuzamura agaciro kawe, agaciro kawe kakazamura cyane cyane kakaguhemba neza cyangwa kakaguha imibereho myiza. Reka nze nguhe urugero. Niba abantu bahemberwa ku gihe, kubera icyo utamara isaha mu rugo ngo uyihemberwe, ahubwo iyo uyimaze mu rugo ukaba wayikererwaho, ahubwo baragukata cyangwa bakakubwira nabi, bakakuka inabi. Ariko burya siko biri, burya umva agaciro k'igihe kandi umenye ko igihe atari agaciro kandi umenye ko ariko kagena ibyo winjiza cyangwa umushahara wawe cyangwa inyungu ubona, ahubwo atari igihe. Burya igihe ushobora kukigiramo agaciro kenshi, ukinjiza menshi ndetse ukaba ushobora no kwinjiza menshi cyane mu buryo butunguye cyane abantu mu buryo bugaragara. Impamvu ya kabiri ni uko burya abantu batsindwa badakorera ku ntego, niyo bihaye kugira intego ugasanga ni intego zidafatika. Burya kugira intego nibyo biguha imbaraga ndetse bikaguha n'ishusho y'ibyo wifuza kugeraho n'ibyo wifuza gukora. Iyo rero nta ntego ugira, upfa gukora gusa, ukaba umeze nk'ubwato buri mu nyanja butazi iyo bwerekeza, bityo umuyaga ukaba wawuhuha ukawujyana aho ubushaka, bukibuka ushobora kujya wageze ku nkombe cyangwa wageze mu kirwa aho utazi. Rero burya n'agaciro k'intego naho ngaho kabarirwa, kandi niko kagena uburyo ufata icyerekezo cyawe n'ibyo ugeraho mu buzima, kwaba gutsinda cyangwa gutsindwa. Intego rero ni ngombwa ku muntu wifuza gutsinda. Impamvu ya gatatu ivugwaho n'abantu benshi ituma abantu batsindwa mu buzima ni uko batagerageza ibintu bishya. Burya kugerageza ibintu bishya biguha ubumenyi bushya ndetse bikaba binaguha kumenya ahantu amahirwe aherereye. Niba rero utinya kugerageza ibishya ugahora mu cyitwa comfort zone cyangwa cya kindi wumva kiguhe, uvuga uti sinagerageza ibintu bishya ntatsindwa, batanseka, cyangwa ugasanga n'utwana mfite turanshitse. Oya rwose, burya abantu bagera ku ntsinzi nuko bagerageza ibishya kandi bakagerageza amahirwe yabo ahantu henshi. Impamvu ya kane ihurirwaho n'abantu benshi ituma abantu bahora mu bukene cyangwa bagahora batsindwa mu buzima ni uko baba barishyiriyeho imipaka yabo mu bitekerezo yabo, mu mikorere yabo, bakumva ko batagera ku ntsinzi, bakumva ko batatera imbere kubera ko batavutse heza, nta gishoro bafite, bataziranye n'abantu bakomeye n'ibindi bitandukanye. Ariko burya izo ni limitation cyangwa imipaka yawe wishyiriraho, burya siko bimeze. Iyo uhagurutse ugakora rwose utisize inyuma,
ugakorana imbaraga zawe zose kandi ugakora ushyizemo umuhate, nta kabuza ugera ku ntsinzi. Kandi burya n'iyo utagera ku ntsinzi burya uba uyegera, bityo ugahindura imikorere, ya ntsinzi ukaza kuyishyikira mu kanya nk'ako guhumbya. Burya rero kwishyiriraho imipaka ukumva ko udashoboye, ukumva ko nta cyizere wifitiye, burya rero bigusenya mu ntekerezo, ukumva ko ntacyo wishoboreye, kandi ibyo rero bigahita bijya no mu bikorwa, ukabibona ku mubiri wawe ko ntacyo ushoboye. Ariko niyo yumvamo ko ushoboye nabwo uzabona ko ibintu byose bishoboka ku muntu ushaka. Mu Banyarwanda baravuga ngo gushaka ni ugushobora, kandi iyo burya washatse ikintu runaka ukakigerageza, ukongera ukakigerageza, ugatsindwa, ukongera ukagerageza, gutyo gutyo birangira rwose ugeze ku ntsinzi. Kandi burya baravuga ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Niba rero ushaka kugera ku ntsinzi, wikwishyiriraho imipaka, wizirike gusa, wizirike ku byiza, wizirike ku ngamba zawe, wizirike ku ntego zawe, uzatsinda. Impamvu ya gatanu hirwaho n'abantu benshi ituma abantu batsindwa mu buzima, ni uko burya bashaka impamvu batakoze ibintu runaka. Ugasanga rwose ni beza mu gushaka impamvu zatumye badakora ibi, batagera kuri ibi, bakazishyira ku bandi bantu, bakazishyira ku gihe, kuri leta, ndetse no ku bavandimwe, ku bukene n'ibindi. Ariko burya izo mpamvu ntiziba ari zo rwose. Burya nta mpamvu ituma udakora ikintu mu gihe ugishaka kandi mu gihe ucyifuza. Burya uko byagenda kose, iyo uburyo bwa mbere bwanze, buri gihe cyose haba hari uburyo bwa kabiri n'ubwa gatatu. Gerageza ushake ubundi buryo wakoramo ibintu, kandi wirinde gushaka impamvu utakoze ibintu runaka, ahubwo ugerageze uhore ushaka icyo kugira ngo uhindure cyangwa ugere kuri bintu runaka. Impamvu ya gatandatu ituma abantu bahora batsindwa ni uko abo bantu batiga. Ugasanga rwose bumva ko kwiga birangirira mu ishuri, ariko burya abantu bateye imbere cyangwa batera imbere bazi neza ko kwiga bihoraho. Kuva ukiri mutoya, ukiri umwana kugeza upfuye, burya urugendo rwose ni ukwiga, ukiga ibintu bishya, ukunguka ubumenyi bushya, kandi ugahora ubwiruka inyuma ubwo bumenyi rwose, ugasoma ibitabo bitandukanye, ugashaka ku mbuga nkoranyambaga, ukaganira n'abantu, ukitegereza experience z'abandi muri sosiyete n'ibindi bitandukanye, kandi ibyo byose ukabikuraho amasomo agufasha mu buzima kwiga. Ndetse ubwo bumenyi bugahora ari ibanze, kandi burya nkubwije ukuri, ubumenyi ni icyo kintu cya mbere. Ubumenyi ni ubukungu, ubumenyi ni ubuzima, ubumenyi ni umubano, ubumenyi ni ibyishimo, ubumenyi ni ubuzima muri rusange. Impamvu ya karindwi ituma abantu batsindwa mu buzima bwabo, bagahora bari inyuma rwose, no kuba bava ku izima, bagatangira ikintu bakananirwa, bagahura n'ibicantege bagahita babivamo. Ugasanga rwose bahora basa n'abivumbura, bava ku izima, batangira ikintu bakakivamo, bagatsindwa rwose. Aho kugira ngo kuri uko gutsindwa ngo bakwigireho, ugasanga ahubwo bahise bava ku bintu rwose, bakumva ko byarangiye, nta kindi kintu bakora gishya gishobora guhindura ikarita ikerekera mu yindi nzira. Oya, siko biri. Burya kwiga cyangwa gukora ni ugukora ugatsindwa, ukiga ugatsindwa, ukiga ukongera ugakora ugatsinda. Burya ntabwo wagerageza ikintu rimwe ngo gikunde pe, ibikunda ni bikeya, ariko rero burya utavuye ku izima nibwo utsinda. Rwose uzasome biogarafi z'abantu bateye imbere hose hano hirya no hino, ushobora kuzibona kuri interinete, uzasanga rwose barahuye n'ibizazane, amagorwa, ndetse n'ibindi bintu bya birantega byinshi, ariko burya ntibavuye ku izima, kandi barakomeje barakazanya. Ubuzima rega niko bumeze, urahaguruka ukagwa, ukongera ugahaguruka, gutyo gutyo niko bigenda. Impamvu ya munani ari nayo ya nyuma, ni uko abantu batajya batangira ngo bafate igikorwa bakore rwose. Ugasanga bagira igitekerezo cyiza, kigahora ari igitekerezo, ariko rwose ntibatangire ngo bakore amaboko mu mifuka. Ibitekerezo bikaguma aho ngaho, ibitekerezo byiza, natera imbere gutya, nakora business gutya, iki kintu gikora aha ngaha cyakunguka, ariko rwose nta gikorwa bakora. Ibi rero nibyo biheza abantu benshi mu bukene, abakozi binyuranye nabyo bagatera imbere. Niba ushaka gutera imbere, kura amaboko mu mufuka, kandi ibintu twavuze hano ugerageze kubyumva,
ubisesengure urebe neza ko nta na kimwe muri byo ufite, hanyuma ugihindure ubundi utere imbere nk'abandi bose.